amakuru atugezeho kano ka mwanya aravuga ko abasirikare ba Kongo banze kurwana na M23 kubera ko igihugu cyabo kitabafata neza. Urumva ko iki ni ikibazo gikomeye cyane niba abasirikare bari burwane igihugu kitabahereza ibiryo, kitabishyura ntaho kuba bafite, akaba ari abasirikare bari aho ngaho gusa, ahubwo bahamagarwa ngo bajye kurwana kandi igihugu kitarigeze kibahemba. Ugasanga n'umwe uhembwa witwa ngo akora nk'ahantu hakomeye, ahembwa mu madolari 80, abandi bose bari hasi inkabano ngo bitwa ba kadete, ugasanga nta n'imyenda ya gisirikare bagira, nta n'inkweto bagira, kuko niba baregeze ku Gikongo unyuze hano ku mupaka w'i Rusizi wabonye uburyo abasirikare ba hano rwose ikadutu cyangwa se ba hano hakurya nyine uyu mutwe wa M23 uri gushaka kuza gufata hano hakurya hose Bukavu, abasirikare baho n'abasirikare babayeho nabi ku buryo bo bibaza ngo ubundi uyu ni umusirikare ndi kunyuraho cyangwa ni ingegezi, cyane ko muri Kongo buriya abasirikare baho, mbere yuko twinjira ku mpamvu nyamukuru yatumye n'abasirikare barwana, ndagira ngo mbanze nkubwire uburyo abasirikare bababayeho, ku buryo nyine hari igihe ugikongo ugasanga ya shati mu Rwanda ducuruza mu masoko bisanzwe, ugasanga yo niyo abasirikare bagenda bambara, nta n'ibendera ririho, umusirikare afite imbunda, yambaye inkweto zino zisanzwe, abana bakinana ugasanga yambaye bodaboda, ugasanga mbega abasirikare bo muri Kongo ntabwo bari organize ku buryo umureba gutyo ugahita uvuga ngo cyaze wowe inzara iri ubukunangura, kubera uburyo igihugu cya Kongo kitaba kibyitayeho. Ukakomeza ubona ko ahubwo abasirikare bo muri Kongo usibye ngo kuba babayeho bitwa abasirikare, nta kindi kintu na kimwe igihugu kiba kibamariye. By'umwihariko akaba ari nibyo bintu ubundi byabarakaje ubwo uyu mutwe wa M23 wazaga gufata kiriya kibuga kikavumu, abasirikare bakavuga ubundi ubungubu turi kurwanira iki, mu gihe abasirikare turi kurwana nabo bafite umuhate wo kurwana, bafite imbaraga, bariye, bafite igikoresho, bambaye imyenda ya gisirikare bikwije, bafite igikoresho nyine ubona ko ari igisabwa cya gisirikare. Ariko twebwe uri kujya kurwana ahubwo wagira ngo wambaye ibirenge, nta nkweto, nta myenda, n'amasansu ufite ni makeya, ubu sigiye yakurangirana akakurasa byagenda ute? Bigahita bituma abasirikare bo muri Kongo bahita bavuga ngo oya, ibintu twaba turimo ntabwo byaba ari byo. Ariko by'umwihariko ubundi ikintu cyatumye abasirikare bo muri Kongo bavuga ko batagomba kurwana n'uyu mutwe wa M23 ni ukubera ikosa igihugu cya Kongo cyakoze ubushize, kikazana abacanshuro, buri mucanshuro umwe ku kwezi yari yandikiwe 8,000 by'amadolari, mu gihe umusirikare witwa ngo arahembwa ngo afite iki muri Kongo aba yahabwaga amadolari 80, kandi nabwo ukumva ngo uwo ni wa musirikare ukorera nyine ahantu hakomeye nko mu mujyi hehe, ariko bano bakoreraga hano hafi ku mipaka y'I Rusizi, Kadutu, Inyangezi, bose ni abantu ubona ko baba ari abasirikare babayeho nabi ku buryo guhembwa ni ikintu kitaba kidashoboka. Icyo cyabikora gusa ahantu bakura amafaranga nka gutya, ari nk'igihe wajyaga nk'ikongo ukajya kubona umusirikare araje yarakaye, afite uruti ruriho imisumari arutambitse mu muhanda, akabwira abashoferi bose bari gutambuka ngo uragenda umpereza 1,000 cyangwa 2,000 kugira ngo utambuke, bakayamuha ku buryo nyine ariyo mafaranga yabonaga arya, cyangwa se ayandi akagenda yarya ku mafrode, imyenda yambutse ivuye i Kongo iza mu Rwanda, akaba ariyo mafaranga bagenda baryaho. Akaba ariyo mpamvu y'abasirikare bo muri Kongo bavuze ngo ubundi ubu ngubu turi kumaranira iki, ko igihugu cyacu kitaba kinatwitayeho. Tekereza kuba bazana umunyamahanga bakamwishyura 8,000 mu gihe kingana n'iminsi 30, mu gihe ngewe maze mu gisirikare hafi imyaka 10 tarahembwa $1,000, tarahabwa n'amafaranga ageze mu $1,000 kandi ngo ndwanira igihugu. Ibyo ngibyo rero akaba ariyo byatumye izi ngabo za FARDC cyangwa se za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo za hano Bukavu zose zihita zivuga reka ntabwo tuzarwana, igihugu cyacu ntabwo cyaduhembye, ahubwo ni gute bafashe abacancuro bakabazana bakabahereza amafaranga angana kuriya, mu gihe ngewe bamaze hafi imyaka 10 mu gisirikare tarahabwa n'amafaranga ageze mu $1,000 kandi ngo ndi umusirikare w'igihugu. Kandi kumva ko mu bindi bihugu abasirikare
baba bafite ibigo babamo, baba barya ibiryo byiza, bambara neza, babayeho neza, nyine ubona ko nyine ari umuntu igihugu kiba gihereza agaciro ndetse kiba kinitayeho, ariko ngo ngende kujya kwirirwa njya kurwana. Ibyo ngibyo rero byatumye ubwo M23 yazaga gufata kiriya kibuga kikavumu biyorohera abasirikare bajugunya imbunda rwose, baravuga reka reka nta kundi twarwana. Ibyo ngibyo byaje no gutuma M23 gufata kiriya kibuga kikavumu bitafashe n'iminota 30, kubera ko abasirikare bari burwane bavuze reka reka twebwe nta bintu turi kurwana nabyo. Ibi ngibi kandi byanatumye n'abasirikare b'u Burundi bari baje gufata kino gihugu cya Kongo nabo bahita babona ko ibintu bikomeye, baravuga ngo ni gute twebwe turi buze gupfira igihugu mu gihe na ba nyiracyo bari kugitererana. Bahita bafata umwanzuro w'uko nabo bagomba gusubira inyuma bakiyirukankira, ku buryo gutya hariya ikavumu abasirikare bari bahari bose bahavuye kuko nyine babonaga yuko igisirikare kimeze nk'icyabagambaniye, bituma bose bahita yuko bavuga ngo reka tugende twihuta tujye hariya ikadutu batarafata, tuzasanga ingabo za South Africa, tuzahurira n'abandi basirikare bo muri Kongo, kuko hari abasirikare benshi nyine biteguye kuba barwana M23 kugira kari agace kadafatwa. Ariko n'ubundi ukabona ko niba bari ikavumu banze kurwana kandi babonaga basi kavumu ariho hari ahantu hakomeye kurusha hano hakurya ikadutu, rimwe na rimwe ukavuga ngo abasirikare bakoraga ku kibuga cy'indege niba banze kurwana ngo ntibagaburirwa n'igihugu, noneho abari hano mu duce dusanzwe bo urumva bari buze kurwana. Reka nkubwire ngo wewe wakoze wakurikiye kino kiganiro, utubwire muri comment uburyo byumva. Nge twabanye ndi Isaac Sibomana, ndagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ujye ubona amakuru akiri mashyashya, ndetse wowe twabanye wumva ukageza n'uyu mwanya ukiri kumva kino kiganiro, uri umuntu w'umugabo cyane. Reka ngushimire nkubwira ngo Imana ikurinde, iturindire igihugu icyitwa intambara, ndetse igomeje no